Ikiribwa cy'uyu munsi tugiye kureba ku kiribwa cy'umwembe. Umwembe ni ikiribwa rwose tuzi ko ari ikiribwa cyiza dufitiye intungamubiri. Njyewe mbona umwembe ari urubuto ruhagarariye izindi zose, mbona ari urubuto ruhagarariye izindi mbuto. Ni ukuvuga yuko rero ntabatindiye, kurya kugira ngo tubeho nibyo bita umustatingi cyangwa se umustasis. Babyita nyine, urumva ko nkurikije abashakashatsi babyanditse mu bitabo, bavuga yuko ngo mbese ni umwanditsi w'ibitabo wavuze ko ngo hari abarya kugira ngo babeho, hakaba hariho n'ababaho kugira ngo barye. Kurya rero kugira ngo ubeho nibyo bita umustating eating cyangwa se umustasis. Ibyo bivuze ngo turya kugira ngo tubeho. Rero umwanditsi yatubwiye ko byinshi twagiye dusoma turya kugira ngo tubeho, kugira ngo umubiri wacu ubone imbaraga. Umubiri wacu iyo tuwuhaye ibiryo biwutunga nyine bituma umubiri ugira imbaraga. Imisemburo rero, ikindi ni ukuvuga ko iyo umubiri wacu ushonje hari imisemburo ikumenyesha yuko nyine ikumenyekana n'ubwonko, ikakubwira yuko ushonje. Iyo misemburo niyo bita ghrelin. Hakabaho n'indi misemburo ikumenyesha yuko wahaze cya gihe urya, ikamenyesha ubwonko nyine kugira ngo wowe ibyiyumviro byawe bikumvishe ko uhaze. Ibyo nibyo bita leptin. Hakaza rero n'ikindi gice bita hedonic eating, ari ukurya nyine kugira ngo wishimishe. Cya gihe iyo urya ibintu bikuryoheye nyine, ibintu biryohereye nyine, nibyo bita hedonic eating. Aho ngaho ni ukurya kugira ngo wishimishe. Umwembe rero uraryohera cyane kandi ukagira isukari y'umwimerere yo ku kigero cyo hasi. Mu Kilatini rero umwembe bawita Mangifera indica, niko mu Kilatini umwembe bawita. Umwembe ufite intungamubiri nyinshi zitandukanye zifasha mu mubiri wacu. Ni ukuvuga ko umwembe ufasha mu bice bitandukanye by'umubiri bitewe n'ibyo tugenda dusangamo. Hari ibindi umwembe ugenda udufasha bita, ni ukuvuga ko habamo ibinyabutabire bitandukanye. Harimo quercétine, fesitine, astrogoline. Urumva ko ibyo binyabutabire byose nibyo dusanga mu mwembe. Ku batabyumva neza nyine reka mbisubiremo, hari ibyo bita quercétine, fesitine, astrogoline, hakabamo na acide ya gallique, ifasha uturemangingo ndodo. Ni ukuvuga uturemangingo ndodo ni turiya tuba turi uturemangingo ndodo nshaka kuvuga, ni ukuvuga ko ni twa tundi tuba turi fibre. Mbese reka mbisobanure birambuye wenda kugira ngo umuntu abyumve neza. Ni turiya dufasha nyine amaso kudahuma. Ni ukuvuga ko umwembe ufasha, ni uturemangingo umwembe ugufasha kugira ngo udahuma. Uturemangingo tw'amaso dutuma nyine udahuma. Usanga wibitsemo utunyabutabire dufasha kudahuma bita zeaxanthin. Turiya tunyabutabire dufasha amaso kudahuma batwita zeaxanthin. Urumva ko rero umwembe urihariye, harimo amavitamine menshi cyane umuntu aba atagiye avuga. Ntabwo nayabuze, ariko mu kindi gice cya kabiri nzagenda mbivuga mu buryo butandukanye. Nanone kandi
Isukari tubona mu mwembe ni ukuvuga ko niyo mu bwoko bwa ferictose sucralose. Iriya sukari nibwo bwoko bw'isukari dusanga mu mwembe, ariyo bita ferictose sucralose. Iyo nibwo bwoko bw'isukari tubona ikabamo nanone iron. Iron ni ubwoko bw'amaraso. Ni ukuvuga ko umwembe n'ubundi ubamo iron idufasha mu buryo bwo kutabura amaraso. Iron rero ziba mu mwembe, aha tubisobanukirwe, zidufasha kutabura amaraso mu mubiri wacu. Vitamine zose wakenera mu myembe, ni ukuvuga ko vitamine zose ushobora gukenera mu myembe wazikenera mu mwembe umwe wa garama 100. Urumva ko umwembe urihariye cyane rwose. Buriya ntituzajya dushaka ibitunga umubiri wacu, tujye tureba ibidufitiye umumaro bishobora kuturindira ubuzima, tukagira ubuzima bwiza buzira umuze, kandi umubiri wacu bikaturinda guhura na muganga bya hato na hato, bikaturinda uburwayi.